Muraho neza, murakaza neza kuri Soma Top Books. Uru ni urubuga tubasangiza ubumenyi n'amahame biba biri mu bitabo biri top byabafasha guhinduka no guhindura ubuzima bwanyu bwose. Mbere ndagira ngo mbanze mbashimire uruhare rwanyu n'ubufasha bwanyu ku rubuga rwacu rwa Soma Top Books. Nibyo hashize igihe kinini ntashyira video kuri YouTube channel kuri Soma Top Books. Igihe mperukira gushyiraho video byari mu bihumbi bibiri ndibuka ko ari mu bihumbi 2021 mu mpera z'umwaka wa 2021. Gusa kuva icyo gihe ndibuka ko twari dufite aba subscribers bagera muri 500. Ariko ubu ngubu ndababwiza ukuri ko bimaze kwikuba inshuro ebyiri. Tugeze ku ba subscribers 1400 barenga. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kigaragaza uburyo benshi bagiye bishimira video twagiye dukora, ari nabyo binteye imbaraga, binteye umuhate wo kongera kugaruka nkabasangiza ubumenyi n'amahame biba biri mu bitabo biri top. Iyo niyo misiyo yacu ni ukubasangiza ubwo bumenyi n'amahame biba biri mu bitabo bigiye bitandukanye bishobora kubafasha guhinduka no guhindura imyumvire yacu, tugatera imbere ubundi tukagera kuri byinshi. Uru rubuga rwa Soma Top Books turushinga twatangiye gahoro umuntu atazi uko bimeze, tutazi ngo tugomba gushyiraho ibiki, ariko nyine hamwe n'ubufasha bwa bamwe n'ibitekerezo bya bamwe mwagiye mutugira inama y'uburyo dushobora gukora, bikarushaho kugirira abantu benshi umumaro. Ndabashimiye mwe mwakoze subscribe, kuko murabizi ni ibintu by'ingenzi cyane. Buriya murabizi ko YouTube channels zikora n'uburyo YouTube zikora, no ngo iyo ufite abantu benshi bagukurikira, cyangwa abantu bakora subscribe, bakora comment, abantu bashyiraho like, no ngo bituma video zawe zigera ku bantu benshi, bityo abantu zishobora gufasha niba hari ubutumwa bwiza bakiyongera. Ni ikintu gikomeye cyane, vraiment ndabashimiye cyane mwe mwakoze subscribe. Namwe munkurikiye mutarakora subscribe, I invite you do the subscribe. Murakoze cyane. Ubu rero tutangiye urugendo rushya, tugiye kujya tubasangiza video noneho ku buryo buhoraho. Nk'ibisanzwe nzajya mbasangiza ubumenyi buba buri mu bitabo bigiye bitandukanye. Nanone mbasangize andi masomo ashobora kugira icyo afasha ku buzima bwanyu. Hari byinshi tugenda tunyuramo, hari experience y'umuntu aba afite, hari n'izindi experience abantu bagenda basangiza abandi. Ibyo byose tuzajya tubibafasha. Ibyo byose kubikora ni ukugira ngo turusheho kugenda dufashanya gutera imbere, kandi turusheho kugenda twiyungura ubumenyi. Murabizi cyane ibihugu byo muri Afurika tugira ikibazo cy'uko ubumenyi, kugera ku bumenyi cyangwa access to knowledge, haba hari inzitizi nyinshi cyane. Inzitizi icya mbere ni ururimi rwacu, ni indimi zacu. Inzitizi ya mbere ni ururimi. Burya ntitubasha kugira access ku bumenyi bitewe n'uko mu ndimi zacu ntabwo tubasha kugera ku ubwo bumenyi. Ubwo bumenyi ntiburi muri izo ndimi zacu. Akenshi usanga ubumenyi cyangwa ubumenyi dushakisha buba buri mu bitabo, buba buri mu zindi ndimi, izindi ndimi z'amahanga. Bityo ugasanga umuntu wo hasi utarabashije kujya mu ishuri ngo akurikirane ubwo bumenyi, abanze yiga izo ndimi, biragoye kugira ngo agere ku ubwo bumenyi. Biragoye kugira ngo agire access ku ubwo bumenyi.
iyi cano rero nibafasha cyane cyane abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'izindi ndimi. Birashoboka ko tuzajya tuvangamo izindi ndimi nk'igifaransa, icyongereza ndetse n'igishinwa, ya kuba gake gake kubabasha kumva izo ndimi, kuko buriya bitewe n'ururimi uvuga hari igihe usanga hari ubumenyi cyangwa imyumvire wihariye bitewe n'urwo rurimi. Kubera ko ururimi ni ikintu gikomeye cyane kiranga umuco. Niyo mpamvu ushobora gusanga nk'urugero nk'umushinwa hari imyumvire afite cyangwa uburyo abona ubuzima bitandukanye n'uko umuntu uvuga igifaransa cyangwa umufaransa abibona. Ibyo byose rero tuzajya tugira amahirwe yo kuganira, mbasangiza ubumenyi. Ntibyoroshye ariko ndabizi hamwe namwe n'ubufasha bwanyu ni ibintu tuzabasha gukora kandi tukabigeraho nta kabuza. Ndabashimiye cyane rero, mwitege byinshi kuri Soma Top Books. Hari byinshi ngomba kubasangiza, hari ubumenyi bwinshi mugomba kungukira kuri iyi channel. Ubundi mbasabe kora subscribe, share na like, kugira ngo abantu bose ari inshuti zawe ari n'abandi bantu bashoboye kubona ubumenyi ndetse bashoboye kugira access, bashoboye kubona izi video zacu zishobora kubafasha. Murakoze cyane, naho ubutaha.